ni wowe uteka nyine ni igikoni cy'umudugudu twakoreye hamwe nk'umudugudu wose kugira ngo twereke ababyeyi indyo yuzuye bamenye ngo bajye batekera abana indyo yuzuye ijyanye mwongeye kwirwa inshuti za Nyampinga TV. Kuri uyu munsi akaba ari umunsi mumenyerewe ngarukamwaka, akaba ari umunsi w'abadamu. Kuri iyi tariki twanyarukiye mu murenge wa Rwezamenyo, aho tugiye kugenda tuganira n'abayobozi batandukanye ndetse n'abagiye bitabira uyu munsi w'abadamu. Reka rero twinjire mu murenge aho igikorwa kiri kubera, turebe uko byifashe. Niko tuzabyara n'umuntu rimwe kabiri mutarasezerana, uba wumva icyizere ufite ari kihe? Itegeko nshinga n'andi mategeko tugendeye mu buryo gusezerana, ntabwo umuntu asezerana n'uwo babyaranye. Mujya mubyibeshyaho. Hari igihe tugiye gusezerana umugore akaza ati njyewe ndatambamira ubukwe, utehe tutubwire irindi hari isezerano ufitanye n'abatoya atari gufitanya abana nawe kada kabone nubwo baba barabyaranye abana 20 yashatse kuguta akagenda ibyamubuza kuguta kuko itegeko riteganya ko asezerana n'uwo yishakiye. Turumvikana ntabwo ari uwo babyaranye abana benshi, n'uwo yashatse. Kandi turi umuhate kubera ko uyu mwabyaranye abana 4 ngo wicara nawe ucara ngo wegenda gutumusezeranya n'uwo, ntabwo bishoboka. Nabanisha uburenganzira bwe kugira ngo tubivaneho cyangwa se tubirinde, nuko abagore tubakangurira kwigisha abagabo babo ko musezerana. Niba araho bidashoboka kubera imyemerere, okay, nabo bafite uburyo babigenza ndabizi, bakajya mu idini ahandi bakagirana amasezerano yandi yihariye, akaba afite urugo yamuhaye n'undi akamurugo yamuhaye, nta kibazo. Yamaye urugo we akarumwandikaho, niba afite abagore 2 kubera imyemerere akamuha inzu akayimwandikaho nta wundi uyigiyeho n'abana be, aho nta makimbirane azazamo kuko nibagira n'ibibazo azasigana ya nzu ayireremo abana, hasigara ikibazo cyarasi. Ariko mbwira wowe wicaye mu rugo ubyaranye 1 ubyaranye 2 3 imyaka ibaye 5, arakubwira ati ndagiye ntabwo nikeneye kubana nawe, twakora iki kintu? ni amafaranga ngira ngo ni 30,000 cyangwa se abanarengaho sinayabaze neza, ariko nayo bazanye kugira ngo nibura ashaka ubukode kuko inzu irimo igiye kumugwira. Hanyuma wo muri Rwezamenyo ya kabiri yo ni 21 ko n'ubundi bari baramuremeye baramukodesheje amezi 3, ubwo nabo turabashimira ku muhati bagize ndetse n'ubwitange ndetse n'ubundi nibyo bakoze byiza byose byo kuba bagize bate bamukodesheje, babuze mu Imana bahe umugisha. Ni itsinda ry'abadamu wa Rwezamenyo ya mbere riyobowe na Madame Zura, nawe yifuje kuremera kandi uriya mudamu. Murakoze cyane kuko ubukode bwo buranahenze cyane, kandi ukuri yanzu yagiye kumugwa hejuru pe, kandi ni umumama w'umupfakazi utagira cyepfo cya ruguru. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Yes, nkuko mubibona hano rero hari igikorwa cyo kugaburira abana, tukaba tugiye kugenda tuganira nabo. Reka mbanze ntunganye hano kugira ngo tugende tuganira neza. Nkuko mubibona hari abantu bagiye batandukanye bari kugenda bagaburira. Mwiriwe neza, amakuru yawe? Meza. Hano uri mu kihe gikorwa? Turi mu kigo cyo kugaburira abana ku munsi. Hindukira umbwire neza. Hindukira umbwire neza.
igikoni cy'umudugudu. Ngwino umbwire wowe, ndabona nta kibazo. Uri mu gikoni cy'umudugudu? Ni ukuvuga iki gikoni cy'umudugudu? Reba muri kamera neza hariya kugira ngo baze kubona. Igikoni cy'umudugudu ni ukuvuga ngo ni imirire. Igikoni cy'umudugudu gisobanuye ngo abana bagomba kugira imirire myiza, bakarya ibiryo byuzuye intungamubiri, idodo, ibishyimbo, soya, ibirayi. Noneho ni ukwigisha ababyeyi kugira ngo kumenya guteka neza ibiryo by'intungamubiri, byuzuye intungamubiri, kugira ngo umwana ejo atarwara bwake cyangwa atagira imikurire mibi. Ni wowe uteka? Nyine ni igikoni cy'umudugudu twakoreye hamwe nk'umudugudu wose kugira ngo twereke ababyeyi indyo yuzuye, bamenye ngo bajye batekera abana indyo yuzuye ijyanye n'umuceri, igitoki, ibirayi, dodo, indagara, noneho bakanywa n'igikoma n'amata. Ndagira ngo aka kanya gerageza wigishe umuntu uri kureba Nyampinga TV uburyo yateka indyo yuzuye mu rugo iwe, kugira ngo nubwo ataje hano abashe nayo kubimenya. Murakoze cyane. Nyampinga TV namukangurira mbere na mbere kugira isuku, agakaraba intoki, amaze akajya mbere yo kujya gutunganya ibyo byo kurya nabyo akabyoza, yarangiza agategura indyo yuzuye igizwe n'ibinyamafufu, igizwe n'ibinyampeke, igizwe n'imisogwe, igizwe n'imboga n'imbuto. Icyo gihe abateguye ifunguro rye ryuzuye riteguye neza, ryuzuye intungamubiri. Urakoze cyane. Yes, nk'uko mwabibonye twagiye tuganira n'abantu batandukanye. Kuri ubu ngubu turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo, akaba agiye kutuganirira ku bintu bigiye bitandukanye byagiye biraha uko umunsi wagenze. Mama wiriwe neza? Amakuru ni meza. Ndagira ngo wibwire umuntu utakuzi ariko kubona hariya. Nitwa Chantal Uwamwiza, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo. Hanyuma turajya tukubaze, uyu munsi wawufashe ute, usobanuye iki kuri wowe? Uyu munsi ni umunsi ukomeye kuri njye, by'umwihariko nk'umumama cyangwa se nk'umudamu w'umutegarugori, kuba twarahawe umunsi wihariye wo kwizihiza umunsi w'umugore. Ni agaciro gakomeye baba bahaye umugore mu muryango. Urasaba iki umugabo aka kanya? Umugabo ntacyo musaba kidasanzwe, kuko n'ubundi njye nta kibazo mfite. Umugabo uwo ari we wese kuri uyu munsi wanyu, umunsi ni uwanyu, ni umunsi ukomeye cyane. Ni ukuzirikana abamama aho bari bose, ahereye ku mudamu we niba ari umugabo ufite umugore akamwubaha, ahereye ku mama w'umubyara, ahereye kuri bashiki be, kuko uyu munsi ni w'abagore kandi ni umunsi ukomeye kuri twe. Ndetse ibyo ashobora kumufasha atajyaga amufasha uyu munsi, akabimufasha kugira ngo nawe bimworohere kujya kwizihiza umunsi w'abagore nk'uko natwe basanzwe tubigenza. Nigeze kukubona hariya urimo uragaburira abana babagaburiraga, biriya ni iki? Ntabwo nasobanukiwe njyewe. Kugaburira abana ni ukuvuga ngo uyu munsi twari umunsi w'abagore, ariko twashyizeho no kugaburira abana kugira ngo dukangurire abagore gutegura indyo yuzuye, kuko kumutegurira kuriya nta nubwo twabiteguriye twenyine, twabiteguranye nabo. Tubereka uburyo bateka, karoti bazikata bate, indyo igizwe n'iki, imboga zitegurwa zite, ibirayi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nawe nagera mu rugo, kuko ndibaza ko abenshi hari n'abataba bazi no kubiteka, ariko nagera mu rugo akibuka uko twabitetse, abitegure dukurikije uko twabimwigishije. Hari umuntu kuri ubu ngubu kugeza na n'ubu ngubu udasobanukiwe n'uburyo yategura indyo yuzuye, ese ibigizwe n'iki, ni iki yakora kugira ngo nawe mu rugo ajye ategura indyo yuzuye nk'uko mwabikoze hano? Ni ibintu byiza cyane, nabikunze. Indyo yuzuye igizwe n'ibintu byinshi, ariko wenda iby'ibanze hari kuba ibinyamafufu. Dufate wenda ategura ibirayi, agomba kwibuka ko ategura n'imboga, agategura ibishyimbo. Yaba afite inyama sawa, ariko inyama zasimburwa na soya, ifi cyangwa se ibishyimbo mu gihe ataba dufite inyama, ariko ibyo bishyimbo bikajyamo utudodo, cyangwa se twakoresheje hamwe, hari twakoresheje dodo, hari n'andi twakoresheje, hari imboga zitwa pinari ziri rishe cyane muri vitamine, kuri ushobora kuzikoresha mu bishyimbo, muri karoti, bigasimbura ibyo bindi. Niba adafite inyama akaba afite ibyo bishyimbo birimo imboga rwatsi, cyangwa se niba atabonye dodo akabona
izo ziriya twashyizemo za epinare, yarangiza agakatiramo agakaroti, agashyiramo inyanya, agashyiramo noneho yafu ya soya. Yafu ya soya igira akamaro kanini ku mwana kuko aba akeneye no kurya utuntu tworoshye kandi turimo intungamubiri zose. Ndagira ngo ugire inama dusoza umugore uri mu rugo, nihe nama wabagira aka kanya kugira ngo umuryango ukomeye u Rwanda rugire ahazaza heza nk'umunyamabanga nshingwabikorwa? Icyambere ni ukorera urugo rwabo. Nta rugo ruzatera imbere rudakoze. Yaba umugore yaba umugabo bakumva ko bagomba gukora kandi bagakorera hamwe buzuzanya kugira ngo bateze imbere urugo rwabo. Muri ko gukorera urugo rwabo ni ugufatanya. Niyo umugore ageze mu gihe atakibashije gukora, umugabo hari ibyo ashobora gukora. Hanyuma n'uvuga twazanze urugero nyamukigano mwasanze turimo, niba umudamu atwite afite inda y'amezi 7 8 atangiye kunanirwa, umugabo agombye gutekereza ko hari uburyo yashiraho umukozi usimbura ibyo umudamu yagomba gukora, cyangwa se nawe akajya amufasha mu turimo kugira ngo wa mudamu ye kuvunika. Icyo cya kabiri ni ukwirinda amakimbirane hagati yabo, kuko urugo rurimo amakimbirane nta na rimwe rwatera imbere. Ni ukuvuga ngo iyo hajemo amakimbirane umwe ajya ukwenda akajya ukwe, za nama bajyaga zikaba zishyitse nko kubiri kutwo baba umwe. Icyambere ni ukwirinda amakimbirane, ibibazo bakabikemura bitari amakimbirane. Icya kabiri bagakora cyane kugira ngo bakore urugo rwabo, hanyuma bakanibuka ko mu byo bakoze bagomba kugira utwo bazigamira ejo heza. Twari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo. Ngira ngo reka dushimire cyane umwanya aduhaye n'uw'agaciro kuba yemeye kuganira natwe, akagira inama urubyiruko, abamama, abapapa. Nanjye izo nama ndacyari mutoya, ntabwo ndashaka izo nama utanze, nanjye nzazigenderaho, nzi neza ko ibyanjye bizagenda neza. Murakoze cyane. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wakibwira ukurikiye Nyampinga? Yego, nitwa Mukeshimana Cynthia. Yego. Nkaba ndi umuhuzabikorwa wa SNF. SNF ni ukuvuga iki mu Kinyarwanda? Ni urugaga rw'abagore ku rwego rw'igihugu, ariko nkaba mpagarariye umudugudu wacu, umudugudu wa Muhoza, ko niwo mudugudu watoranyijwe mu kweserezwamo imihigo ya mutima w'urugo. Uri umumama? Oya, ntabwo ndi umumama, ariko muri SNF harimo Nyampinga. Muri sloga yacu avuga ko ndi Nyampinga, ndi mutima w'urugo. Urumva ko mutima w'urugo na Nyampinga barakorana, barafashanya. Nyampinga TV. Yego. Zahuye. Kuki bitabira uno munsi wawe? Uyu munsi nawitabiriye mu rwego rwo nyine ubundi uri umunyampinga n'undi ugana mu rwego rwo kuba umugore. Muri urwo rwego rero nawitabiriye. Uyu munsi uvuze iki kuri wowe? Uyu munsi uvuze ibintu byinshi, kuko icyambere cyo mbamishemo umugore wabyaye abayobozi bandi imbere. Muri make umugore niwe shingiro rya byose. Yego. Bishatse kuvuga umugore niwe shingiro rya byose, ni ukuvuga gute? Ku muryango, ntabwo umuryango waba hari umugabo wenyine uwukoze. Cyane cyane iyo ufite umugore, ubundi bavuga ko urugo rufite umugore, umugabo ufite umugore mwiza, bafite urugo, mbese ibintu byose biba byiza. Nawe uri mwiza? Ubibona? None cyangwa uri mwiza inyuma gusa ku mutima? Ahantu hose Imana yagize heza. Sure. Really? Ntabwo nakwicuza ndamutse mushatse. Ikoze. Ufite umuntu mukundana se uri hafi kuba umugore nawe? Yego. Arahari. Kandi warumbwiye ngo nanjye ndamutse nje ntabwo nakwicuza. Ntabwo wakwicuza ariko baragutanze. Muri make ubwo ndahombye. Wihangane. Nihe nama wagira abandi bakobwa nigeze mbona hano kuri uyu munsi batigeze bitabira uno munsi? Ni ukuvuga ngo ubundi uyu munsi ntabwo ari umunsi w'abagore, ko uravuga ngo abagore ni ababyaye cyangwa bashatse abagabo gusa, ahubwo ni umunsi w'igitsina gore icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu nkangura, kuko hano twagiyemo ibintu byinshi. Ntabwo nibaza ari mbura umukobwa, nibyo bajya bavuga ngo utaganiriye na se namenye icyo sekuru kizavuze. Ntabwo nibaza ari mbura umukobwa utaje muri iyi nama. Twahuguyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uko ejo hawe hazamera. Bivuze ngo nimba utari umukobwa waje hano uyu munsi wacitswe, wacikanywe n'ibintu byinshi cyane byakubakira ubuzima ejo hawe hazaza, ndetse byandakubakira nuko uzaba umugore mu minsi izaza. Yego. Murakoze cyane. Murakoze.